urabona ibintu byo muri no bimeze rero nimbaza n'ahandi uri kwibira ahubwo aho uri kugira ngo wowe byibase ni uri kubibaza ahubwo nanjye igitekerezo no kutabizi hari ibintu muri no minsi ari gutanga ikiyede ikiyede ntabwo nakora ikiyede aujourd'hui aussi c'est un autre soro boyo rero dusanga ngo boss cyari bamubwira ngo tutishura Gutarandi rodi nayo ntabwo isanzwe kuko nari mfite agateke kubona hano hantu ndi hameze nko mu gashyamba kubona ndetse tukambura abantu ariko hari kibosi cy'ikimanuka hano kandi kwa kuntu twicaye hano ngaha turi kuza twibwira ko tugunda ko hari ibisheke hari kibosi cy'ikimanuka hano ngaha gifite agakapu wajya kiba kivuye kubikuza buri munsi nicyo nanjye nakuza tuzajye ku chantier yayo ikibosi cyari gifite amafaranga urabizi aha cyangwa nkasanga ahe mukanya do time mukanya arabona n'udusadu cyera tubona kamanutse ahubwo nyine akabosi kananutukuzana Jesus urabizi neza ko ari umukobwa afite amafaranga urabizi neza ariko sawa araza guca hano tutatu n'undi twabisheke tutamukira tumwambura agakapu hano rwara amashyamba tutadukaza mu mashyamba ntabwo ari buze kutuba ariko kara kapu imba dugakemanga ndetse ko harimo ibintu by'ibifaranga aya mafaranga y'abari ariko uruwa rwabyimbirwa ruka akapu gato ko cyabyimbye kirimo amamiliyari umugabo ugenera amafaranga menshi ahubwo kujya kwitegura kandi mukanya uwo boss babarira shadira amata yageze dore mukanya tubona gitangiye kumaruka kaje tubanze Run. basi ndikubona nawe ndikubona nta mugabo twibye se nkaba mbona yakomeje kwigendera burangiye abe no kutwirukankana mwana yese kaba ari boss nta kintu amafaranga abayafite menshi je nari mbizi neza reba izi note uretse nyamara birangi ntago ari shashi sawa reka dufunge Dunia yakomeza kwigendera ikibiri ko cyagiramo Yesu ndamukeka ara kucara nyine ubwo ngubwo turebe ibintu biri muri kino cyane dufungura mani kiga turebe maro zirimo turakeza aho uretse n'amafaranga nasuka ko nari imitware mito iri minyoni iyi turakize turabagabana bamwe harimo n'ayandi no ngenda mu harimo kiri kimwa ndikora ye babure Asina iPhone nanjye ndagace kini igiki why are you running kini igiki sinakubwiye umugabo sinakomeje kubireba dore n'ibindi kini igiki mwana kini umugabo uri umupfumu akira amafaranga yawe rero wayakuyemo ni baba we turapfuye katujya kubagarika mwana tumusaba imbabazi niba mwangaye bitanyitware harimo n'agatelefone ariko telefone yamaze n'ibikuye kubya rugabire byacira byo kugabwa ibintu sije bakurambere mwana sije n'ibintu byo ibintu sije bakurambere fofa man agomba gushyira mwana uri kurenga we tuba turamubona dore ngo ari kurenga twaje guruka nino telefone yiwe mana wale wale suku Moi daima nilizo kufaria. Naona ule mwana naona araye.
Ntabwo muri iki kindi kandi Umva siguretse mwana. Umva. Kimandagi. Oyas. uko kira kigaba ari iki kindi Tusitwa dukatari yambaye mwana. n'ikori Wikora. Udahita ubura. Izi nkweto nizari yambaye. nizo nanjye ntiyabonye n'ukweto Tiboda babona. Cyo niki kimwa cyo niki. Ibintu byanjye byose mugiye kubiryozwa. Aka kanya ubu tuvugana. Ariye wa mugariye. mana nanjye turi kumubona mana Ariye. nose ari mana nyine turi kumubona he mana ndi kumva Nako gatuma mwatwaye ka sogokuru. Tiboda babona. Ko gatuma mwatwaye twanyweragamo umuhama kera nkikiri umwana. Suramo. so ngo mugabo watwihanganiye bose twagusubiza ibikoresho byawe Ntabwo nabababarira. Kuko ihangane rwose ihangane niyo gofero mwatwaye mwanwaye n'amatelefone byose muzi ngo urabicika. Twumvikane. Nagusubiza ibintu byawe wigendera nta kibazo. Buri muntu ndamurogesha kuzana ikidudu ku gahanga. wa mugabo we badufashije basi Watubabariye kuko watubabariye. ariko nifite ubwoba ninjye Akasha urumva se ari ndano ngo dafite ubwo. Urabona ngiye bino bintu turimo. ahubwo nagize n'ubwoba bwo kwafa mana Cyakira. Wavuze vuga twumve. Babwire iki? Natwite. Turashaka kuguha ibintu byawe. Ntabyo mfata. Iyo telefone yawe iracyahari. Ntayo mfata. Ingofero yawe se. Iya sogokuru ntabwo ari yanjye. Agacuma. Kabakurambere ko mugasigaho hasi mada y'izo nkweto. Ikinyenzi kiwe cyane. Icyo kigenzi nari gishyiriye sogokuru wacu. Arya ibintu. rero bimbaze naho ngende Unamwe yakutse wabona tigiye kigiye kuza byose tubisige Umwe muri mwe ndamuhindura igikeri undi muhindura ihene. manu wamugabanye. Katavuga se. Uwo muyaga bateje umwe muri mwe arahinduka igikeri undi ahinduke ihene. Oya wasanga uri buyibe nta wamenye. wowe nawe cyamazi Ariko n'imiyaga nayo rwose uno muyaga ntayi. Si wamugabanye. Sikubya binari seriemwa kigwe. Mfase watubabariye ngiye wambabare kunda gusubiza ingendo gukora n'icyo ushaka cyose wakihangana. Ndabyari bisi wabona nanjye ikibazo. Jesus! Pregnant! Okay my people, mwongeye kwirirwa. Reka nizere ko aho muri hose mumeze neza. Kano kandi ndagira ngo mbanze ngushimire ubashije kuri ino video ukayirangiza. Kabanje no ngakugusaba ngo ukande subscribe n'ibino video wayikunze. Ikintu subscribe igufasha no kugira ngo ujye ubona buri video zose nshya twa uploadings. Kandi natwe ikintu dufasha bituma YouTube ibona ko ibintu byacu dukora bifite abantu babikurikirana bityo ikabisherega no ku bandi bantu. Kandi ndagira ngo nongere nkwibutse gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo YouTube ikomeze igeze ibintu byacu ku bandi bantu benshi babashe kubibona. Murakoze cyane.